Jado, umugore wawe ni umugore wanjye nyine. Ni umugore ubuso ugarutse hano kumara iki? Ugarutse hano kumara iki wowe? Ugarutse kumara iki hano kuko ngo mugire ute? Ngo mugire gute? umugore wawe muri Muhammad. Guke? Nahereye nkubaha Muki? Muhammad. Muki? oh siko nari nzi ko kiryamye Nabuze ibitotsi. Meze gute se? Isawa uramutse neza. Yeah. Karibu ndaguteguriye breakfast. Karibu ku meza. Breakfast? Yeah. Come on. Come. Ndaje. Okay. Ndagutegereje hasi. Shashere wakoze cyane, no kuri wakoze kuza kunyitaho. Sikuno bari bangize. Bampitanye, bamputaje. Akoze ko bari bakwishe. Yebabawe. Urabivuga urabizi. Nese yagarutse hano aje gukora iki? Sinzi ibintu ngaragarutse hano ngo yibagiwe, ati ntaje simba ngeze ara mu muryango. Mbona bari kumbona aramutwaye. Ariko uburyo bankubise. Nese bari basanzwe baziranye byagenze bite? Ntango mbizi niba baziranye. Akora mubyara wana ntabwo yoroshye. Umuntu abonye umuntu rimwe gusa ahisa musarira aranamujyana nta kigenda cya mubyara wawe. Ahubwo iki ni ikintu ntanaketse. Jado nanga ari inshuti yacu. Jado nanga ari umuntu mwiza. Umuntu aragera iwanjye yahabona mubyara wanjye yarangiza agasara kuriya akamutwara. Akora Jado ni umuntu kuko Jado ni umuntu. Jado sinamurenganye cyane ahubwo na mubyara wawe ntabwo yoroshye. Ako na Jado yakoze amakosa cyane. Ahubwo sheri telefone yawe iri mutujeneje telefone yawe mwere. Ndisemo Jado. Yeah. Ndikomo Jado. Okay. Ugiye kumuhamagara? Oya kaze mwereka ibintu tumukorera kuko Jado nanga ari inshuti yacu. Jado ndamusibye ndanamuborotse. Yo none se ko tari kurya abuka uri kwira gusa byakugendekeye gute nibyo byakunaniye byibuze wagerageje ukarya ibyo ihangane wo gukomeza kurira sibyo banze uki sibyo bitetse nabi cyane pizi koze nabi nibyo abasore nyine ko niba twihangane. Oya. Abundi gutekereza imyaka yose maze nafata pizza. Arije mbona pizza nkimumva ndi guhamuka ndi kugira uko umugabo wanjye horaga nkubita ngo sinarye pizza none kugira ngo atanibuka wenda ko ashobora kuba ari kunde. Ariko mutafite agahinda karenza ka pizza. Rero mbwiza ukuri iki kiri hagati yawe n'uriya muntu ese n'umugabo wawe ni mubyara wawe ko ngena n'ubu ngubu biracyane cyane iki kiri hagati yawe n'uriya mugabo by'ukuri. Uriya ni umugabo wanjye. Jado nawe ni umugabo wawe umenye muri uru rushako nagize. Nashakaye n'umugabo ndi mutoya ananutse abasha kunterura tujyana ahantu hose nta kibazo. Mu gihe gitoya nza kubyibuha. Mbyibushye aranyanze arantuka. Ese wagera yimaze kumwica wagera nimukure amahano. akuziza kubyibuha gusa. Jado nanga ari umuntu nanga ari umwana mwiza. Umubyara wawe ujye gutuma Jado ubushuti bwose burangirira aho ngaho. Kuntu bamputaje sheri ntango Jado ari umuntu mwiza ntango nuko umuboroka kanasiba ahubwo ntuzonge nawe no kumutekereza mu buzima bwawe.
ariko uko ndi kubona byakubabaje ntabwo ari mubyara wawe gusa sinzi impamvu ndi kumva atari mubyara wawe gusa wari uzi n'ikindi ndaguma hano ntabwo ndi gutaha yaramfashe aramfungira amera nk'imfungwa sinaremewe kujya ahantu sinaremewe gusohoka buri kosa nakoze uko nasohotse hanze mukambona yaramfashe arantuka aranyaga aransuzugura ampimba amazina za Kidumbari n'ibindi ntabwo ndi gutaha umwana ndashaka ngo uriya mugore naza niba ari umugore niba ari mubyara wawe ngewe nawe twivuganire twibonanire menye icyo uri kumpisha oya sheri ntabwo ari ngombwa kugira ngo ugume hano none ahangaha njyewe hari ikintu napanze kandi uzi ko no promisinze ubukwe se bibe urabizi ko no promisinze ubukwe ndagira ngo tuzabanze dukore ubukwe niyo wanaza wenda niyo twakora n'ibintu byoroheje ariko ukaza ari ibintu byiza n'ababyeyi babishyizemo imigisha ariko sinshaka kuguma hano none ahangaha ndakumva cyane ndabyumva cyane ni nabyo byiza ariko nta n'uri bumenye ko ndi hano gusa ndahaguma ndashaka njye n'uriya mugore tuzavugana numva baguma hano atari ibintu byiza ni ukuri ase wareka nkigumira hano bitwaye iki ntacyo reka nze gatoya ambajido uzi ikintu gusabye ndakwinginze mbona nzagume hano sinzaha kuguma hano nibyo urumva ni ikibazo umugabo n'inshuti yanjye Muhammad n'inshuti yanjye biragoye ahubwo reka ngare kimwe gukora reka muhamagarire Debo wa mukobwa w'inshuti yanjye yagufasha rwose kwa Debo n'ahantu heza wakabaye reka nzimuhamagare numva 2-0 muhamagare ntumbwiye ko ndi hano umva Jado umva nkubwire umugore wanjye aramuka agize ikintu aba uranyumva neza aramuka agize ikintu aba ayo maso ndayakuramo yego ntumva ntumutunge n'urutoki cyangwa se ubu ngo wamurya n'urwara ibyo bintu ntubitekereze kuko yaba ari ryo herezo ryawe riseriye nyine riseriye mani uwo ni umugore wanjye mani ntabwo ari mubyara wanjye uwo ni umugore wanjye nta kibazo yagize ntugire ntuwishuke niba ushaka gupfa nyine ngaho ugire ikintu umukoraho shari uri mu biki ku kazi bari bamamagaye barashaka igihe ku kazi aho kubona ngaha ariko nakubwiye ko ndi bugume hano icyo Denise ashaka iki se ashaka iki se umugabo nawe ntabwo yoroshye arashaka iki okay that's fine noneho nakubwira Jado ndakwingize ndi nta hantu uko amahane afite uracyakomeje kuguma hano ndaguma hano njye ntabwo ndi butahe nabikubwiye ntabwo ndi butahe ndaguma hano icyo ari cyo cyose ushaka sheri okay uhagume ntegeye ku kazi kandi ku kazi ndaza kugaruka wowe ukora ibyo ushaka byose hano muri firigo ibintu birahari inyama zirahari uteka ibintu byose ushaka nta kibazo nta kibazo ndagukunda cyane ababitsi sinshobora gusubirayo ariko umva sibyo humura nta kibazo na kimwe dore n'umugabo wanjye dore n'umugabo wanjye namubonye dore n'umugabo ndaza kubyitaho muri iki gato bro njye nje kureba Kidumbari wanjye nje kureba umugore wanjye musige mumvunye murangiza mugende Muhammad listen to me uzi ko utari inshuti nziza bro listen to me uzi ko utari inshuti nziza niba ushaka kuzana amahane nka wazanye ubushize aha ni wanjye mu rugo ni wanjye mu rugo urongera uvunike ku mugore wanjye ndavuna uranyumva neza urongera uvunike
ubushize warabibonye. So anyway please ngenda shaka uno mugore umuha amahoro. Ibintu bamukoreye bro ni birahagije. Umva namubonye bingoye, None kuki umukoreye ibintu nabiriye? Ibyo birakureba ko mbikora umugore wanjye wazagiye kubikora wowe ushaka. So then nta burenganzira ufite bwo kwica umuntu urubozo kuko ari umugore wawe. Wowe ushinzwe iki uri polisi? Ndashaka umugore wanjye. Ntabona. Ndahamagara polisi right now. Bro, uramamagariza polisi? Urashaka kumamagariza polisi? Hejuru y'umugore wanjye. Ni muri Amerika uburenganzira bw'umugore bugomba kubahirizwa. Sohoka nona. Mbona wazinze ama bro ngo iki? Sokira mu nzu. Warandakaje. Sohoka. Uri kumva cyangwa bahara kurozi cyangwa Sheri? Sheri? Sheri kutarangije gukora salade? Kungu. Kwasanga uri kuzana imikino yo kwihisha se? Uri mu cyumba? Si umuntu nta. Kakajingo utambwira ko utambwira n'umugore yagiye he? Tambwira ko nta muntu uri mwino nzu. Ibyago cyakoze byaba bigwira abagabo. Hello? Debo uri he? Ko nta muntu uri hano mu rugo. Ngwiki? Kuva ryari se ujya muri gym utambwiye urifata ukajyana muri gym utegeze ubimbwira? Kuva ryari se? Ibiryo se biri he ko ndeba nta biryo nta kintu na kimwe wasa ko nasize nkubwiye ngo uteke nkaba ndeba nta kintu na kimwe gihari byagenze gute? Njyewe ndya salade? Salade gusa? Ngo urashaka ko nanjye nanuka? Hi, bite. Makuru. Surprise. Yes, of course. Wow. Amakuru. Navuka n'ubwo umuntu amarira. Why? Umugabo umuntu ufite umugabo. Why se anniversary n'iki? No. Just akantu ko guwa keza. Akuri mu mwiza na. Yeah. How? Banza umbwire niba ukunda indabo. Urishimye? Mana njye narazikundaga kera. Ariko ko ntabwo nigeze amahirwe yo kumuntu yashaka kuzimba. Uturabo twiroza se tuvuga iki? Just I know ariko umukobwa mwiza nkawe kwibyiza byinshi urabona ikimenyetso cy'urukundo just kuramo kamurebe. Let's see. Kanza no kuvamo. Anyway, uri kurengera cyane kandi nubwo ndi ibibazo kubyina kunarongowe iwacu bazikunarongowe erega ikintu ugomba kumva ibibazo ntabwo bihora kandi iyo ibibazo biriho n'ibisubizo bigenda kuza tutazi ibibazo ntitwamenya n'ibisubizo. Kuba utanezerewe uyu munsi sibivuze ngo ejo ntuzagomba kunezerwa. Abakubuza amahoro ejo arabaguha ibyishimo. So smile niko kwibyiza.
just smile seka guseka neza hari umukobwa y'ibiterekano kunanire mana yanjye ngaho ndebera ku izina ry'Imana ubu se ngiye kuzabaho n'ibyatsi wagira ngo ndi urukwavu koko nkikibanira na Kidumbari wanjye nta kibazo nta nzara nigeze ngira na gatoya ariko akantu karifata gutya kakagenda kakansigira imineke wagira ngo nimba ndi inkende nimba ndi igisimbi. Anyway, ndifuza kwishima, ndifuza ko umera neza, ndifuza kunezerwa. Hano rero mufitiyemo aka gift. Guess what? Wambwiye ko udafite telefone, right? Yeah. I have your phone. Oh my god. That is the phone. Kugira ngo ujye kuri rezo anytime ugize ikibazo let me know. Ariko harashyushye. Mwana zindi nzabyishura iki ko? Just no. Just this for you. Ugira ikibazo n'ibyakandi babikwiye. Thank you so much. Urumva umeze ute? Imana ibintu kuva najyaga mbona muri filime abantu bakunda n'abatanganye nabo babaha gift njye sinigera amahirwe urumva nakundanye n'umuntu wanjye ari iwacu wabikoze. Umva nugira ikibazo uramfite nugira iki ukenera uzambwira kandi fata umwanya ufite telefone yifungure urebe niba uyishimiye uraza kumbwira. Nari mfite ikibazo cyo kuvugana n'iwacu ukuntu twishimye Imana ikumugisha ariko mbabarire ibintu bitazazana ingaruka nkurikize nishure cyangwa utekereze ko nakore wamurisha ntabwo neze nkora divorce ndacubatse iwacu nta kintu bazagombye kuvugana na mama yumve ko ntekanye mubwire ibyambayeho nuko kandi urakuze pe. Erega ubugore buto butana no kuzerera ubu ngubu Debo Sheri kunkura muri gym ni ibiki niki cyabaye Ase uratinyuka ukavana utambwiye kuva ryari ubundi uva mu ino nzu nta kintu ugeze umbwiye. Sinaguhamagaye kuri telefone sinakubwiye ko ngiye muri gym. Umeze gutya wambaye ubusa gutya. Ubusa buri hehe? Nambaye ubusa hehe? Ubwo urabona wambaye? Nyereka ubusa nambaye hano. Urambaye? Ndambaye nyine. Cyangwa uvuye gusambana ahubwo? Oh my god. Wabaye iki? Ahubwo se ko mvuye hano nkubwiye untekere ibi ngibi nibiki? Nindo nge nigeze nkubwira ko mfite cyo mfana n'urukwavu. Cyangwa mfite cyo mfana n'ihene. Iyi ni salade. Urabona iyo nda yawe wajya urya mu gitondo saa sita nimugoroba bikavamo. Ugomba kujya saa sita urya salade ukanaza tukajyana muri gym. Ibintu byo kujya urya ngo inyama ngo imiceri. Iyi nda yawe inda yanjye guteye ikibazo se? Ni yanjye nese ni yawe. Ntabwiza ukuntu ntabwo uzi uburyo inda ntabwo uzi ukuntu inda intera umujinya. Ntabwo uzi ukuntu imbangamira mu buzima. Ako se wanyweye uri muzima. Wanyweye urumogi. Ndambangamira ngwino tujye muri gym. Ibi nibyo biryo byawe bya saa sita ugomba kujya urya salade. Debo ntabwo nari nzi ko ntabwo nari nzi ko waminduka gutya. Nywa amazi menshi urya salade uze tujye muri gym. Wowe wabaye umuganga wanjye ryari? Wowe uri umuganga wanjye uri docteur wanjye. Rero sinshobora gukundana n'umuntu ufite inda ingana gutya. Debo wabaye iki? Uri muzima wowe? Ni wowe uri gutinyuka kumbwira amagambo ameze gutya? Njyewe narabyihanganye. Njye sheri wawe. Uvuga ko ninza kuba muri iyi nzu nge nzakubwiza ukuri tukajya muri gym ukagabanya iyo nda. Kuko nge birambangamira binantera isoni. Ibaze niyo mpamvu nifotozanya nawe. Ibaze umuntu niyo mpamvu ujya unkoropinga mu mafoto. Niyo mpamvu ujya unkura. Ndi munini. Ushatse kuba ko ndi munini. Babona inda. Niyo mpamvu dufata selfie mu maso. Nayo matama yawe nayo mu minsi iri imbere biraza kujya bingora. Inda amatama wowe urabona uruwa kujya ku ifoto. Ariko so wabaye iki? Nabaye. Ururimi rwawe ruri hiki? Ukubwira nibyo by'ukuri. Nibyo by'ukuri. Kuki uhinduka gutya? Uruvu uri igiki? Ntago mpindutse ahubwo ndakubwira ngo iyo nda nayo matama ugomba kubigabanya. Se niki tumva? Njye ubona mbyukira muri gym njya salade ukajya ngo ndishimye njye naniwe kurya inyama. Uragira ngo nanjye ndye salade nkawe. Ugomba kugira ibi nibyo biryo bya saa sita. Ubyumve ubyemere. Aka kantu ukuntu kangana n'ukuntu kavuga. Burya umugabo umwe iyo adakunze aba ari n'abandi benshi. Wowe ugira ikibazo wowe tuza abagabo ni benshi ku isi uzagira ibyishimo. Icyo nshaka nuko wishimye. Reka mureke rero atundi kwitaho hasi uraza gufungura telefone sinzi uko ayibonye.
ya abaturanyi bafite abana hasi nakomeje n'ubu kubera ubushyuhe n'iki umuturanyi izo apartment zirimo abana yeah anyway take your time unyoyirebere filime enjoying it ugira ikibazo nugira icyo ukenera umbwire niba ukenera kuri telefone ndaho mpari thank you alright see you Final urageze. Nameze gute se? Ni sawa? Amakuru. Nta mahoro kabisa. Biracamo se? Biracamo. Ndabona nawe. Biragenda kabisa ndabona umeze neza kabisa icyumu kimereye nabi pe. Inda zanze kugenda. Nanjye ubu ngubu yaraje iteye ubwoba. Cyane sawa kabisa ariko ntango. Bro ntanga ari kabisa ntanga ari sawa. Sinakubwira ngo ni sawa. Cyase ntanga ari sawa neza ariko. Kubera yuko urabona n'impamvu nyamukuru kabisa yatumye wenda nza hano cyangwa se kugira ngo tube twahura tuganire nuko wamfasha ukamunyingingira kabisa kanyimunyingingira umugore wanjye tugaruke wanjye urabona biriya kari akantu kabayeho kari akantu kaje hagati yanjye na madamu wanjye madamu ndi proud kabisa ndabivuga neza kuba yaragiye cyangwa se akaza hariya iwawe ndabishimira kuko ari mu maboko meza ubwo ari iwawe ariko ikintu mu maboko meza vraiment ariko ikintu nashaka kukwisabira cyangwa se nagira ngo unkorere please umbabarire ibyo wankoreye byose ndabigushimira ushyiremo nawe uko abantu wabigenza urebe ukuntu wabigenza nyine ukubite hirya no hino umbabarire umugore wanjye agaruke iwanjye agaruke mu rugo rero umuvandimwe sinakubeshya ariko no kugerageza ariko urebye ukuntu yadeprimye ukuntu yitwara ukuntu isi arimo mbese ntabwo ubona nawe ashaka kugaruka ntabwo byoroshye ariko abagabo n'abapfa abandi kandi burya ibya mbere nuko ibiganiro zamuganiriza nzako nshoboye wenda bro ndakwizera cyane ariko rero ashaka kuba ari umwe muke cyane ntabwo twabonye umwanya uhagije wo kubiganiraho ariko yarahungabanye uriya mugore wawe aramuhungabanyije oya narahindutse nabaye ubu ngubu umwana mwiza urabona ikintu ntakubeshya ikintu najyaga mpfa na madamu wanjye ni ibintu bijyanye no kumubaza ibintu by'imirire ariko ubu ngubu naje kumenya agaciro ke ari uko agiye ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri niyo yagaruka iwanjye cyangwa se niyo yaza iwanjye akajya ambwira ati njyewe nzaza ndya ingunguru y'umuceri ninangiza ndenzo wenda amasiniya ya pizza ni izina ry'Imana nta kibazo kuri njyewe kuko ndamushaka ndababaye akaginga mfite kaka nakorekana kubikubwira ubukobwa butoya do bungeza kariya se ega burya shaho ibi byose ni iby'abantu bishyiramo undi se umubiri se ni iki umubiri uraza mukagenda ntabwo wabuze umuntu kwisanzura gusa nzagerageza reka mbikwizeza ndagushimiye gusa ikindi kintu nakubwira cyangwa se wenda nzi nanjye wenda si ibinteye isoni kubivuga uriya nyine ibintu byo kumukoraho uzabyirinde cyangwa se ibintu byo kuba wenda mwana nashaka n'ikintu cyo kurya ujye umureka yitekere ntuzamukorere breakfast ibintu nk'ibyo ngibyo atazagera wenda n'akantu kazamo umura nta kibazo wowe ari mu maboko meza kandi nta kibazo azagira oya nicyo bro nicyo inshuti ziberaho kabisa kandi ndabigushimiye pe wowe humura kabisa
umva humura rwose nzagerageza bana umbabarire unkorera ako kantu umugore wanjye agaruke wanjye pe sibyo Jado uri umuntu w'umugabo reka rero nsimbuke ubwo turaza kuvugana kuri telefone n'ibicamo cyangwa se nawe nkubita agasinyare shaka atanakimfata basi wenda umunkorere ko basi yananyitaba kuri phone. Jado bimeze bite se? Bitese Ni sawa? Kwisungirana birasa n'amahoro usubira kwinjira no. Uretse ninjire urabona ko nagura ko imvura imeze. Ngo tugitandukana n'uvuga kakanye usumurikira. Jado mbitekereje nsanga nta mugabo uteretera ubundi. Urabyumva? Nta umuntu hari utizera bros. Ikibazo cya dutandukanye none ubwiye ko tugiye kuvugana n'umuntu. Ntabwo muguteretera nka bigarukira ku murongo. None se akanye by'urazo. Oya ndiye. Ese n'ibikapu. Oya ndiyizi se mbise kugira uti. Nje kwirebera umugore wanjye. Ariko se tumaze kuvugana ku cyakiri n'ibiki. Aho nandi bamugana. Nta muntu ujya ubitsa ibintu igisambo. Rero Mohamed ngewe naciye bugufi mubwira ko byose no akakanya cyane. Shandika ninjire rwose n'imvura imereye nabi. Ase bro ko twavugana gasemo uzatuma nguca mu rugo rwanjye. Ko mu rugo rwawe nise kumpindutse ntabwo uzi ko hano so afite umugore wanjye ntabwo uzi ko cyari hano aka kazu nagasenya none ahangaha urabibona ingofero nge tabira mu kirere ariko abantu bahinduka nk'uruvu kandi nabitekerezaga kunyizera gitanga umwanya mwize ntabwo tuvanye hariya ngiye gutetera umugore wawe kugira ngo umugore wanjye kandi Muhammad ntabwo wumva ahubwo wumva mamagarira umugore muto ni umugore wanjye nkunda muto mana umugore mwiza umugore wanjye nkunda my love naragisibye rwose nta kidumbari je tuva mu nzara twiramuzura umugore bagubwire rero umva sheri ndongera kukubona unarenze ikirenge gato umugore reka nivugane n'umugore wanjye ndakumva urukundo rwanjye turakundana bantu tega twunyuve se burya kibuno mutoni wa kera sisi ngewe wangaraguje gato aho bigeze rero ndajya nkunda n'imbora musibe muri urwo rutwe rwawe mvane kubera ufite n'ikibazo wari none Jado nawe koko none se tumaze ko mba nkubwira unatangiye mutoni mugore nkunda mushasha najya nkubwira ngo none se mwaritse nkaza basi no muzu tukavuga nakubwiye ngo urongera kurenza ikirenge ahangaha bikubwira wa mugabo kandi Mohamed umugore wanjye nkunda dore natwa dushobora maze wakundaga ngutu nawe ukajya ntujya kubirya ntabwo uri muto kundu kidumba ko wahindutse Mohamed nguhamagaye kandi umpamagara mu izina mugore wanjye nkunda nagira ngo ubwe guherura mu sibyo wangaraguje agatura kabya ukora iki sinzi impamvu garuye ibyo bishokora warirwaga umbwira ngo nkuri Kidumbari ndi iki nagira ngo ubwe guherura no munsi sinkigushaka sinkigukeneye mu buzima bwanjye ndekera ubudumbari bwanjye uzagenda ushaka bwa bukobwa bw'umanike bugenzi bwawe urumva nukuri ko Imana umugore nkunda kandi ujye wubaha umugabo mugenzi wawe sibyo mbere yo kugira ikintu ujya gukora Jado tugenda kuri n'ibico runo rurabo n'u Rwanda Jado runo rurabo n'u Rwanda Tebwo birakureba ururabo n'u Rwanda birakureba Jado nawe koko ururabo inshuti wowe uri inshuti cyangwa uri inzoka wogurira umugore wanjye indabyo ugurira indabyo umugore wanjye Jado wanzoka we ni wowe wongurira umugore wanjye indabyo n'undi munsi ongera kubona ukanagize ibintu byahangaha n'urugondo rwawe n'amatama yawe n'ingurube y'utwimara nzaguhamagara polisi 911 mugabo
Debo karama saa 7 z'ijoro ubu ukiri hehe turi muri n'icupa weekend, z'inzoga. wabyibagiwe ni weekend wowe urazana inzoga hano iwanjye ahubwo nanje guhindura ngo nsubire ngende kubyina wari uje guhindura ngo usubire ugende ujya kubyina ese wasaze uri Nasaze. gatumwa ni gutyo ubayeho weekend ntabwo abantu baba mu rugo baragenda bagasohoka nenzi ko turi buhurire hano mu gitondo ariko mana yanjye wowe uri ishyano ni igiki kintu wowe uri igiki uri kivejuru nese waje hano kugira ngo unsaze waje hano kugira ngo stress weekend yageze reka tunywe ariko se ko ndi umusiramu umusiramu Urabyibagije? ibi ni ibintu birenze njyewe urabona nabana nawe nakunda nawe uri umuntu unywa inzoga gutya iyi ni inzoga none urabona ari iki iyi ngiyi ntabwo ubona nanditseho alukoro Yego. reba n'ukuntu mu maso umeze umeze gute umeze nk'umuntu umaze nk'imyaka 5 sindatangira weekend nibwo iri gutangira nawe ngo meze ute ariko wasaze ahari ntabwo nasaze warasaze barakuroze ndebera ku izina ry'Imana uri kunywa inzoga hano iwanjye inzoga turi muri weekend sheri turi muri weekend hase Deboreka nkubwize ukuri sibyo umbabarira ukurugutura amatwi unyumve rimwe gusa rimwe ryonyine cyangwa se mu munota umwe nkubwire ndakubwiza ukuri ko uranyumva neza njyewe ntabwo nimba udashaka ko none ahangaha nkora amahano cyangwa se njya gufungwa umbabarire nkubone mbone umugongo wawe ese wabaye iki akira dusangire shira muziki tubyine ni weekend ariko ni weekend ariko uragasazi uri igiki Shira mu ngiki tubyine umva sohoka sohoke ngere sohoka mbone umugongo wawe urumva sohoka mvira hano ntabwo sinshaka kukubona no mu sinshaka ntuza umva uza no mu mutwe wawe ntuzongere no kumenya ko twamenyanye uranyumva neza shira muziki tubyine umva nyumva nimba wanasinze niba banakuroze ibyo ntabwo bindeba ndagira ngo usohoke none ahangaha sohoka none ahangaha sohoke ngere aho ujya ntabwo mazi genda mvira hano ako sheri wareka tukabiganira urajya ndakujugunya hano hanze wareka tukabiganira twanajyana muri parirega nta pari njyana nawe nta n'ikintu nganira n'agasinzi nkawe niba utabishaka rero reka mpamagare Peter azantware ibyo bya Peter ntabwo Peter ibyo bintu mugende mujye gushaka hano mu Peter genda sohoka mvira iwanjye genda gasinzi gusa